twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera reka bikomeze biganze. Uyu ni umwanya mwiza Imana yongeye kuduha, ni wa mwanya tugira wo kuvuga ijambo ry'Imana, rya jambo akaba ryo dusengeramo. Muri uyu mwanya rero twongeye kunezerwa kubw'uyu mwanya Imana yongeye kuduha mu izina rya Yesu Kristo. Mwe mwamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha. Namwe mutarabikora tubahaye umwanya wo kuyikora, ni karibu kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho, kandi ndabizi neza yuko ntabwo muzicuza kubwo umwanya mwaduhaye. Uyu mwanya rero tugiye gusenga Imana, ariko mbere yuko dusenga Imana reka tubanze dusengere muri iri jambo, dusomere ijambo riri mu gitabo cy'Abefeso ibice byaho ni 4. Igitabo cy'Abefeso ibice byaho 4 umurongo waho wa 10 haravuga ngo uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Ndasubiramo, Abefeso 4 umurongo wa 10 haravuze ngo uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya ijambo ry'Imana Imana ishize ku mutima, ndagira ngo ngire umuntu mpumuriza, ndagira ngo ngire umuntu nganira nawe, ndagira ngo ngire umuntu nkomeza, ndagira ngo ngire umuntu nongera kubwira ndetse no kwibutsa ko atari uw'impanuka, ahubwo kuri uw'agaciro imbere y'Imana. Ubu hari umuntu uri kuva mu masezerano kubera yuko ibyo Imana yamubwiye byatinze gusohora. Hari umuntu uri kurira kubera yuko ari kubona urwego yari ariho noneho ari kujya hasi cyane. Hari umuntu uri kugenda amanuka, akagenda ava ku rwego yari ariho akagenda amanuka hasi, bikaba bimaze kumucanga, nawe ubwo akaba ari kubona nta gisubizo afite. Uwo muntu ni Uwiteka Imana ntumyeho kugira ngo tuganire muri aka kanya. Ijambo riratubwiye ngo uwamanutse niwe wazamutse, uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye, ndagira ngo mvugane nawe. Wari uzi yuko kumanuka cyane ari fondasiyo, kandi muri uko kumanuka ariko gukomera? Haleluya. Ndagira ngo utere kwinubira ubuzima urimo. Reka kwinubira ko wamanutse, reka kwinubira ko ibintu byabaye ibindi. Uyu ni umwanya wo kunezerwa, uyu ni umwanya wo kwambara imbaraga. Nubwo wamanutse, ariko kenshi iyo umanutse niwo mwanya, nibwo buryo Imana ibiguhaye kugira ngo ugire umwanya wo kwiga. Iyo umanutse niwo mwanya wawe wo kwiga. Ntushobora kuzamuka utabanje kumanuka. Niyo mpamvu Imana ibanza ikakunyuza muri ubwo buzima bukakaye. Niyo mpamvu Imana ibanza ikakunyuza hasi, ukamenya ukuntu inzara iryana, ukamenya ukuntu amafaranga y'inzabura, ukamenya ukuntu umuntu abura minerivare, ukabanza ukiga ukuntu abana baburara, kugira ngo nuzamuka uzaba ufite experience yo kwita kuri abo ngabo bameze gutyo. Hari umuntu umanuka akamanuka cyane, ariko ndagira ngo nkubwire, ubwo buryo umanuka ukamanuka hasi nibwo buryo Uwiteka Imana guhama agaciro. Umuntu ntabwo ashobora kubaka etaje ngo ahita azamuka hejuru atabanje gushaka fondasiyo ikomeye. Uzakora iperereza urebe aya mazu maremare cyane cyane n'aya ngaya dufite muri uyu mujyi wa Kigali, kugira ngo iriya nzu izamuke hejuru ubona ariya manivo agenda azamutse, uzabanza umenye ngo mbese aprofondeur, ubujyakuzimu bwayo bungana bute. Haleluya. Ntabwo ushobora kubaka inzu ngo uyizamure cyane
utabanje kuyiha fondasiyo ikomeye. Niyo mpamvu akenshi umuntu ushatse kuzamura inzu ari buze kuyizamura muri metero nyinshi, abanza kuyubaka hasi kugira ngo igire fondasiyo ikomeye. Reka nkubwire inshuti yanjye, ubwo buzima bwo hasi urimo, iyo fondasiyo uri gufonderwaho, ibyo bintu byose uri kugenda unyuraho, ndagira ngo nkubwire ngo nibyo biguha imbaraga zo kugira ngo nuzazamuka uzazamuke cyane. Haleluya. Hari ibanga rimwe nshaka kukubwira. Umuntu wamanutse metero zo bujyakuzimu ntabwo zishobora kurenga kubajya hejuru ya metero z'ubutumburuke. Reka nkubwire, niba kujya hasi ari metero 50, ubutumburuke biraba nka metero 500, metero 300 cyangwa se metero 500. Niyo mpamvu nkubwiye, ntabwo ushobora kuzamuka utabanje kumanuka kugira ngo ugire ibyo umenya. Umuntu umwe witwa Yosefu, kugira ngo abe umutware mu gihugu cya Egiputa, Imana yabanje kumushyira mu buzima bwo hasi, aramanuka ngo bene se baramugambanira, yiga ubuzima yuko famiye yamugambanira, abavandimwe bakamugambanira, yiga ubuzima bw'ukuntu abavandimwe bakugurisha. Yosefu yiga ubuzima bwo kugambanirwa nta cyaha afite, ariko uziriyerekwa gusa. Aramanuka ngo abantu baraza bamukura mu rwobo, bene se bamumanura mu rwobo, aza kongera gukurwa mu rwobo, ngo agurishwa muri Egiputa. Ngo agere muri Egiputa yari amaze kubona akantu ko guhuhirwamo, ngo aragenda ageze mu rugo rwa Potifari. Potifari ngo aramubwira ngo ibintu byose urabishemerewe, ariko icyo utemerewe ni umugore wanjye. Kigeragezo gituruka kuri bya bindi yarabujijwe. Akenshi abahanga baravuga ngo umugisha w'Imana uhishe mu byo yakubujije. Haleluya. Yosefu ngo aba mu buzima bwo hasi, ngo amare kuba mu buzima bwo hasi, Bibiliya avuga ngo wa mugore aramwifuza, ngo ariko Yosefu aramubwira ngo ya databuja yamaye byose, ariko we ntabwo yigeze akuma. Uyu mugore aravuga ngo turaryamana. Umugore ashiramo imbaraga, ngo agiye gufata Yosefu, ngo Yosefu aramwinyufura, ngo amusigira ikanzu. Uyu mugore agira ibimenyetso ariko by'ibinyoma. Hari igihe ubayemo ukaba mu bimenyetso by'ibinyoma, abantu bakagufataho ijambo, bakakwita uwagiye kuzimu, bakakwita umujura, bakakwita ibyo bashatse byose, rimwe na rimwe bagatanga ibimenyetso ariko by'ibinyoma. Ndagira ngo nkubwire wowe wicaye mu bimenyetso by'ibinyoma, Imana ifite gahunda ku buzima bwawe. Humura wihanganira ubwo buzima bwo hasi. Ni ubuzima Imana igiye kuza gukora, ni ubuzima Imana igiye kuza kwitamururamo. Bwana Yesu asifiwe. Ngo kugeza ubwo Yosefu bamufashe, ngo bamujyana muri gereza. Ngo ageze muri gereza, Bibiliya iravuga ngo agezemo amaramo imyaka 2, ngo asangamo abantu abakoraga ibwami. Ngo ako kanya abo bakoraga ibwami umunsi w'igitondo kimwe ngo bararota, ngo bagiye kurota, ngo bavugana inzozi, ngo ariko habura n'umwazi basobanurira. Ngo Yosefu arababwira ngo izo nzozi nazisobanura, kuko yari asanzwe asobanura inzozi. Ngo abwira umwe ati, wowe warose wikoreye igiseke kirimo imitsima, inyoni zikaza zikayikurira ku mutwe, ugiye gusohoka, nugera hanze urahita ucibwa umutwe. Ariko wowe warose ukarota usohoka, ukongera ugasubira ku kazi kawe bwami ko gusukira umwami divayi, ugiye gusohoka, nugera ibwami uzasubira kuri ako kazi. Ariko ndakwinginze, nugera ibwami ukabasubiye muri ako kazi, uzanyibuke, uzamenye ko usize muri iyi gereza. Ngo babandi basohotse, ngo bagenda bahura na bya bindi, ngo bahura n'ibyo Yosefu yababwiye. Ariko kubera ko Yosefu ari mu buzima bwo kumanuka, bamaze kugera hanze, ngo wa wundi wagombaga gucibwa umutwe, ngo akigera hanze
bahita bamuca umutwe, ngo ariko wa wundi nawe ugomba kujya ibwami agaseriva nk'uko yabikoraga, ngo nawe arongera asubira mu kazi. Ariko nyumviriza ikintu nakubwira, iyo uri mu buzima bwo hasi ntabwo wibukwa, ukora ibyiza ariko ntiwibukwe, ugerageza gukora ibirenze ariko ntibihabwe agaciro. Ni ukubera ikintu uri mu buzima bwo hasi, ubu uri umunyamasengesho ugahanura cyane, ariko ukabona babandi batakurusha amavuta nibo bari kwemerwa, ukabona babandi bababeshyi babesikoro nibo bari kwemerwa, ariko kuko utaragera mu gihe cyawe cyo kwemerwa ntibakwiteho. Ngo Yosefu nawe wa wundi akimara kugera ibwami ngo ntiyongera kumwibuka. Umuntu uri hasi ntabwo yibukwa, umuntu uri mu buzima bwo hasi uri kumanuka ntabwo wibukwa. Nyamara reka nkubwire, nubwo uri mumanuka ntabwo ari byo herezo, ahubwo Imana igiye kukuzamura. Imana y'amahoro igiye kukuzamura, kandi nikuzamura uragera hejuru ku rwego rukomeye, uragera hejuru ku rwego rudasanzwe. Yosefu yabaye mu buzima bwo hasi, ariko Imana imuzamuye. Ngo yabaye mu buzima buciriritse amaramo imyaka 30, ariko Imana imuzamuye amara imyaka 80 ari mu masezerano y'Uwiteka Imana. Umva, yabaye mu buzima buciriritse imyaka 30, ariko Imana igiye kumuzamura, imuzamura imyaka 80. Reka nkubwire, birashoboka ko waba uri mu myaka 30 yo gucishwa bugufi, birashoboka ko waba uri mu gihe cyo kumanuka cyo gucishwa bugufi. Iyo ni fondasiyo kugira ngo nuba uzamutse utazongera guhirima, utazongera kurindimuka, utazongera guhanuka, ahubwo uzatinde hejuru moho Imana yaguteguriye kugera. Ndagira ngo nkubwire ngo uwamanutse niwe wazamutse, nta muntu uzamuka ataramanutse. Iyo wamanutse niho wongera ukazamuka. Wa mubyeyi we, ubwo buzima bwawe bwo kumanuka nibwo buguhaye imbaraga zo kuzamuka. Kandi reka nkubwire, iyo uri kumanuka niho uhurira na connection yo kuzamuka. Byageze nyuma Yosefu aribukwa, ngo yibukwa na wa wundi wari uri muri gereza. Connection yo kugira ngo Yosefu agere kure yahuriye nayo muri gereza, kugira ngo azamuke. Iyo connection yahuriye nayo muri gereza. Reka nkubwire, kuri uko kumanuka kwawe niho ugiye guhurira na connection iguhuza n'ibikomeye byawe byo kuzamuka hejuru. Uko kumanuka Uwiteka Imana yagushizemo niho ugiye kubonera connection yo kugira ngo uzamuke wicare mu cyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana irabikoze nonaha, byakire kandi ubyizere. Akira kuzamurwa n'Uwiteka, ihanganire kumanuka wari urimo, kuko Imana ari igiye kukuzamura mu izina rya Yesu. Ntabwo ari ibyaha wakoze, ntabwo ari uko wacitse intege mu gusenga, ahubwo nuko Imana ishaka kugushira hejuru. Rero wowe wari utegereje ububyutse, komeza ubutegereze wihanganye, kuko ibyo Imana yavuze birasohoye, ibyo Imana yavuze bizagerwaho, ibyo Imana yavuze zabirinda, ibyo Imana yavuze bizasohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo wumve ukomeye, ndagira ngo wumve utuje, ndagira ngo wakirire ijambo, ndagira ngo iyi message ishyire mu mutima wawe, kuko wowe wamanutse ari wowe ugiye kuzamuka. Hari abakozi b'Imana batari bazwi, hari abari bacishijwe bugufi. Ni mwebwe mugiye kujya mu ma etage, mwebwe mugiye kujya muri arena mukavuga ijambo ry'Imana, mukavuga gukora kw'Imana, kuko wamanutse ari uzamutse. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubwira ijambo rishize ku mutima. Ndagushimiye kubw'uyu muntu wari waramanutse ariko akaba ari wowe umuzamuye. Numugirire neza kandi numurwanirire, numubere inkomezi kandi numubere umurengezi. Reka icyubahiro cyawe gikomeze kiganze, reka ubwiza bwawe bukomeze buganze, imirimo n'ibitangaza byawe bikomeze gukoreka. Urakoze ko ari wowe ubikoze kandi ubikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tubisenze, urakoze. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha, imbaraga n'amavuta muri byose. Shalom, shalom.